dutuwe tuyizi nta mbaraga iyi ngiyi igira. Ntabwo rero polisi ariyo akabaye yinshakira ahubwo nibaza niya polisi cyangwa ya gisirikare cyangwa nishakira indi muri horizon, ariko atari ibyo uhankurira ikamyo ikarenga umuhanda, ubwo numva ari we wabyirengeranya. Amazina yawe? Saa 8:32 ndi mu muhanda huva Nyabugogo zamuka Kimisagara cyangwa suba Kimisagara humanuka mu gasantere ka Nyabugogo. Bamwe mu baturage bashungereye ikamyo iturutse kuri station Meru ngaho yari igiye kunywa amavuta, ngo shoferi agasiga yibagiye gushyiramo feriyame, imodoka igahita isimbuka umuhanda ikarenga umuhanda, ngo shoferi agasimbuka bwangu akayijyamo agashyiramo feriyame, kubw'amahirwe ntihagire uhatakariza ubuzima. Bamwe mu baturage bashungereye badutangarije uko babonye ibyo yimanuka, bamwe bati aya ni amadayimoni, abandi bati Imana irahabaye kubera ko ntawe wasize ubuzima. Aba ni bamwe mu baganiriye natwe. None surabona ibintu bibaye hano bisanzwe, ntago bisanzwe kuko abantu bari kubivuga kwinshi. Hari abari bavuga ko iyi modoka ngo yari iparitse hano nta feriyame irimo, abandi bakavuga ko ari feri yari yacitse, ni Imana itabaye kabisa. Ku ruhande rwawe se bamwe baravuga bati izi ni urabibona uti nawe nabazimu bari bayirimo, ku ruhande rwawe urabifata ute? Njyewe ntago nizera iby'abazimu, ndizera ko byanze bikunze ari uburangare bwa shoferi, kuko iyi modoka yari iparitse nta feriyame yari irimo, kandi urabona ko ahantu yari iparitse hariya ni ku gatirimuko. Bivuze ko rero abari bari hano nge mpageze nonaha numva ibyo bavuga, nanjye baravuga ko ngo yamanutse hano, urumva ngo ikaza ikarenga hano nuko. Kuba ntawe wasize ubuzima bwo si igitangaza cy'Imana wa mugabo cyane, na arasubana watara niwe habaye. Iyi kamyo iramuka igeze muri ziriya nzu byari gucura iki? Nawe urabibona byonyine abantu baba baca hano hepfo, urabona hari umuhanda, abamotari n'abagenzi baba batambuka n'imodoka muri rusange, natwe b'abanyamaguru, urumva hari gupfa abantu benshi cyane. None icyo mwasaba abashoferi ni iki? Nkawe ubibonye urabona icyo basaba abashoferi batwara ibinyabiziga ni iki? Icyo nasaba nuko abashoferi bajya bareka uburangare, kuko byanze bikunze imodoka iyiba irimo feriyame ntago ndatekereza ko ibitarenze uno muhanda, cyane ko umushoferi wabo ngo aje yiruka akayitangirira hano yamaze kwambuka hano no muhanda. Umushoferi nabaye intwari cyane rwose, yisengereye igura agacupa. Gahita twicaye turi kumwe n'abandi bantu, shoferi yari kuganira n'undi muntu kuvuga ngo nta feriyame yashyizemo, yari imaze akanya ihagaze hariya, ihagaze imodoka iramanutse yageze aho twari twicaye hariya turimo turakomera. Shoferi nibwo yabonye abantu barimo barakomera imodoka imira, nawe aza yiruka yayifata aho ngaho ikimara guterera imanutse, akandagira ku ipine, afungura urugi rwa mbere rwanga gufunguka, afunguye urundi birafungutse, yinjiyemo imbere nibwo yagiye afata ku muriro ashaka kuyizamura ayibyinisha aho ngaho, afata feri ayongera asohoka, arongera azamuka arareba, ubundi ngo reka nze nyizamure, mari bwo abonye ukuntu aracugutse arimo arashaka kuyivanamo biranga, ahita yongera afata feri neza avamo, aravuga ngo agiye kureba iyindi modoka. Nuko byagenze. Bamwe baravuga bati iyi modoka ni nkaho ari abazimu bayikuyeho yari iparitse, wowe wifashe? Oya, ni nkaho ari abazimu n'ubu rose imodoka yari iparitse, yari amaze akanya hariya yihagarariye hariya ari kuganira n'umuntu, ni nkaho ari abazimu. Ntago navuga ngo nta feri yasize, feri zirimo neza byo nose yari imaze akanya yihagarariye. Yari imaze nk'igihe kingana iki iparitse? Oya, yari imaze akanya nyine iparitse, arimo araganira n'undi muntu. Agiye kunywa amavuta ahangaha, avuyemo noneho cyari giparitse ahangaha kino gikamyo rero. Ndio nari mpagaze hano rero, nari mpagaze haruguru gatoya. Noneho yaraje nko kuri station, sinzi yaraje kubaza umudamu, uriya mudamu ubona uri inzobe uriya wambaye rinete. Noneho agiye kuba mbona ino kamyo ngiyi iri kumanuka,
ariko ngiye kubera ko nari magazine nabonaga ari umuntu ugiye gukora gutera reverse yahinduke ntabwo nabona ko nje ntabwo nabonaga ko shoferi arimo nari ko agiye gutera reverse ndahindukire ngiye kubona imodoka igeze ahangaha mbone shoferi aje yirukanka gutya ahangaha ureba neza ngikageza neza afunguye vuba aguyemo kandi imodoka nibwo yakaga ahubwo imodoka yatse kubera ko ino kamyo kugira ngo yake babanza gushiramo imyuka kugira ngo afate feri ashize imyuka yayo aho ngaho twifashe no ku munwa twese tuvuga ngo ararangiye ayishiramo imyuka niko shema vitesse ya mbere aguma ayidemara aho ngaho gutya iguma idemara niko gusha muri feri ya aho ngaho imodoka irahagara dukubita no mu mashi twatiye twafase ni yashakaga ni yashagira kategori koko twagize ubwoba twose n'abantu bari barahanga ba mitero hepfo nabo motari barara hepfo babibonye nyuma amaze no kwihagarika ngo twari dupfuye ariko yari yabaranije kare ariko shoferi Imana nimubayemo kandi banaye bashatse banamuhemba yari umuhanga sana uburyo kandi n'umutwe n'intwari aje nta n'ubwoba afungura imodoka tureba abaye intwari nje ndamukunze pe Imana imumbereyemo ariko umushoferi nawe abaye intwari sana bamwe baravuga bati iyi modoka wagira ngo nabazimu bayikuyeho yari iparitse uruhande rwawe wabifashe nje ikibazo rero nari kuri WhatsApp nari ndimo guchatinga n'umuntu nari magaza aho ngaho maze kugura amayinite none nje mbone muri gusubira hehe inyuma ariko rata nta nuza yashizemo ari aguhagarara nta feri yashizemo kubera ko yagendaga buhuru kandi ntabwo yanakaga ntabwo ize yaka ino modoka yakije amaze kugenda kubera ko n'ubwenge na action yo kugira guhita yibuka ko yaguhatse imodoka agashiramo iyo myuka itashiramo na vitesse ni Imana byose bibaye n'ubuhanga sana iyi kamyo iyo iza kurenga ikagwa hariya hepfo muri ariya mazu mashya y'amashyira hamwe urabona byari gucura iki aho ngaho hepfo arabacuruza amayinite n'abamotari bahaparitse benshi cyane bari benshi kubera ko sinza ko hari abakobwa bamwe bacuruza amayinite bari hari benshi n'abamotari baparitse nane nimvuye kugura amayinite mpagaza kara gahanda uba yatwaye benshi bya hatari ariko ntihari abazimu hati simbizi ariko Imana ikoze ibitangaza kandi umuntu yiguyemo ndabwiye shoferi ngo mubonye aya masaha nuko namushatse nkamubona twari kumuhemba kubesha n'icyaha abaye umuhanga nta n'ubwoba nta n'iki nje mbonye asohoka ahubwo nkatinya kubera nagize ntago ahita nagize ubwo nje nabonaga birangiye ahise avamo afata na moto sinzi ukuntu ahise agenda nta n'ubwo iza dusubiza ariko twese duhagaze ayo mabuye n'abandi bantu bayashizeho ari amabuye ubonye n'abandi bantu bayashizeho we yahise agenda noneho ni irihe somo bigusigiye icyo musaba abashoferi cyangwa abatwara ibinyabiziga ni iki twese turi abashoferi shoferi icyo namukundiye shoferi abaye umuhanga cyane no gutekereza vuba yatekereje vuba ko ikintu namubwira niba ugiye guhagarika ikinyabiziga cyawe uri nk'ahantu hamanuka ubona nka bino bikamyo shiramo nanka hand brake ubihagarike neza umenye ko hari safe cyane aho ugiye guhagarara uzi ko bashiramo iriya feri kugira imodoka ihagarare neza nyine akandi urabona iri paritse ireba ruguru urabona gutyo nk'uko imeze Amani ni umushoferi warutwaye iyi modoka y'ikamyo yaje kurenga umuhanda ku ruhande rwe nawe ntajya kure y'ibivugwa n'abaturage kuko avuga ko imodoka yari iparitse kuri iyi sitasiyo ya Meru kuva mu masaha ya mu gitondo ngo akayatsa ahagana mu masaha 5 agira ngo yuzuze imyuka ubundi ajye mu kazi ka minsi yose mu gice bya za Gitarama ngo akaza gutungurwa nuko ubwo yari agiye mu bwiherero imodoka nayo yahise ifata umuhanda ikambuka ikigendera ku bw'amahirwe iyi kamyo nta muntu yigeze igonga ngo abe yahatakariza ubuzima ndetse no ku mugunguzi ihagamyeho umuhanda wo hepfo uca hagati mu mashyirahamwe wafunzwe kugira ngo hirindwe ko hashobora kuba igihe cyose yamanuka ikaba yagira ubuzima bw'abantu ihitana. Nitwa Amani naparitse hano mu gitondo saa 3 bibaye saa 7 natumuka ngira ngo mazutu ko naparitse ndindire mazutu imodoka iruzura ngo nakije mpita nyivamo njya kuri toilette rugororiye ngiye kubona ngeze guhura mbona irimo iramanuka igeze hamwe mu muhanda ndiruka nga ndifungira hariya nuko byagenze byatewe na feriyamu yaba yivanyemo cyangwa ko bivanyemo ko ne parasera mu gitondo irimo feriyamu nta kibazo kibi ubundi wari ugiye kujya hehe yimara ku mazutu ningiye mu kazi haganayo da Gitarama mu busanzwe imodoka nta kindi kibazo yari ifite yari ifite controle byose yari ifite nayibonye mu cyumweru gishize so ibi ngibi noneho bigusigira ihe somo ku buryo wagira icyo ubwira abashoferi bagenzi bawe somo ni ibintu bibaho ku byuma birasanzwe n'ibintu bisanzwe imodoka ishobora kukuramo feriyamu kandi wayiparitse ikora neza wakumara kuza umwuka ikuramo ikaba yagenda nk'uko nta kindi Imana ishimwe ko nta muntu yishe nta kibazo cyagize cyo
mu gihe hari hiyambajwe imodoka zisanzwe zikoreshwa mu guterura ibinyabiziga byarenze umuhanda izizwi nka breakdown mu ndimi z'amahanga, ndetse inzego z'umutekano zafunze imihanda kugira ngo hashakwe uko ino modoka y'ikamyo yakururwa. Nyiri iyi modoka yaje kuhagoboka bwangu avuga ko ino modoka ya breakdown yari yiyambajwe itujuje ubuziranenge, asaba inzego z'umutekano z'uko amakamba yaziritswe ku modoka ye yakabaye akurwaho ngo hakiyambazwa breakdown ya gisirikare cyangwa se ya polisi zifite ubuziranenge kugira ngo zibe zabasha gukuramo ino kamyo yarenze umuhanda, ngo kuko iyaje nta buziranenge yujuje, ngo dore ko atari nabwo bwa mbere yari muteruriye imodoka ariko ikayinanirwa ngo ahubwo imodoka ikangirika birenze. Uyu ni nyiri iyi modoka Bayiti nk'uko yabidutangarije mu ijwi rye agira ati hari nigeze guterura intego ya polisi arazi barayiterura dutuwe tuyizi nta mbaraga iyi ngiyi igira. Ntabwo rero polisi ariyo akabaye yinshakira ahubwo nibaza niya polisi cyangwa ya gisirikare cyangwa nishakira indi muri horizon, ariko atari ibyo uhankurira ikamyo ikarenga umuhanda, ubwo numva ari we wabyirengeranya. Amazina yawe? Amazina ya musaza? Amazina yawe? Bayiti. Bayiti? Yes. Urakoze cyane. Umuhanda wo hepfo uca hagati mu mashyirahamwe wafunzwe kugira ngo hirindwe ko hashobora kuba igihe cyose yamanuka ikaba yagira ubuzima bw'abantu ihitana. Ibicu TV mu murenge wa Kimisagara mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali, Ndindahiro Valence Papi.